shashari reka nkubwize ukuri ibi byo rwose oya ibi ngibyo rwose ntabwo biri gukora. Ikibazo cyawe sheri nuko utanyizera. Njye narakubwira ngo ndi umukomedi. Urabona ka gahungu ngo nisharira. Kagenda katambitse ibirenge kunguko. Nikorora umudo wanjye. Ubu tuvugana mfite ama episode 102. Abitse ari muri stock. Sheri wayanditse rya. Ndagira ngo nkumenyeshe ko kari akagabuzi kashutinze episodes enye. Kakaba ari agasitari kuri akandi ari n'agakira. None ufite 100? Njye mfite 100. Nazingahe nebyiri. Ntabwo nzi ko ujya utekereza bigezaho. Yamaye data. Neze ko mugiye guhinga buke sayinera. Mwiriwe. Ahubwo se papa sava. Mvisha ngo nijoro bayaraye bakwiye. Yewe bamubyeyi. Wahora wa mudamu. Abashura ko bakomeye. Nagiye kumva numva ibirahure gupya. Femwe 2-3 none umujura yaje. Mbona ntunzi toroshe gutya ndahuma. Ngiye kureba ati ndakubwiye ngo zana ibyo ufite byose. Byose arajyana pe. None utekereza ko nibutse kuvuza indura ruko numvise akinze urugi rw'igipangu. Ubwo mama. Ariko Nyagasanagira neza. Navuze ni turamufata pe. Ni mama ya Mungu. Hari byasize ni tutabiheraho. Turakurikiza ARN tumenye ADN. Ntago ubikigo. Nakira kigo gishinzwe kupima biriya by'ibimenyetso. Dore yaho size urukweto.